Abantu benshi batinya gutangira kuko bafite amafaranga makeya, bumva ko nibayatangiza baza gusekwa n'abantu baturanye cyangwa se inshuti zabo. Bagatinya gutangiza ya make bafite kugira ngo birinde gusekwa cyangwa se kugaragara nabi cyangwa se kuvugwa nabi, bigatuma ahora mu bukene akaburyamaho kandi akihagararaho. Icyapfa nuko yambara neza akagaragara neza, akumva ko ibyo byonyine byamuhesha icyubahiro cyangwa se byamutunga kuruta uko yajya kwandagara ngo agiye gukora bizinesi ntoya iciriritse yatuma abantu bamuseka. Hari abantu benshi banga gutangiza amafaranga make bafite kugira ngo badasekwa, noneho byahumira kumara ari byo baba ari abasore akaba azi ko afite umuntu atereta cyangwa se abamutereta. Uwo ngo aba akeneye gukora bizinesi nziza y'icyubahiro kugira ngo agaragare neza, noneho azamura agaciro. Ariko hari ibanga mutazi, ni uko ibintu bisuzuguritse, ibintu bya makeya aribyo bitanga amafaranga. Ni uko abantu benshi batanabizi, abakeya nibo babizi. Ibintu bisuzuguritse, abantu bibwira yuko nta mafaranga bigira, abantu batinya gukora ngo badasekwa, abantu batinya gukora ngo batagaragara nabi. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko ibintu bisuzuguritse nibyo bitanga amafaranga kuruta bya bindi uri guha agaciro. Wumva ko utegereje kuzabona amafaranga menshi, ukunda ujye muri icyo gishoro cya menshi ngo niho uzagaragara neza, nibwo uzabona amafaranga menshi. Aho ni ukwishuka. Bizinesi zisuzuguritse nizo zitanga amafaranga. Kandi ikindi utanazi, uzahora gutyo utegereje ngo uzabona igishoro cya menshi, ngo uzakora ari uko wabonye amafaranga menshi kugira ngo ukunde ngo unguke menshi cyangwa se ugere n'agaciro aho wari utuye. Nyamara ibya makeya nibyo byakagombye kuguha amafaranga ukabitangiriraho. Witegereza ngo uzashora menshi cyangwa se ngo uzabona bizinesi nziza cyangwa se ngo utegereje amafaranga menshi. Ushobora gushaka amafaranga menshi ukazabura nayo wari ufite uko ugenda uyaryamo ku minsi yusunika. Ndagira nkubwire ngo ibya makeya, bizinesi za make nizo zitanga amafaranga. Izo wita ko zisuzuguritse, izo tubona ko zisuzuguritse, nizo zitanga amafaranga. Ngiye kukubwira ngo ku mafaranga 30 ufite, ngiye kukubwira icyo ugiye kuyakoresha. Hari abantu basabye ngo amafaranga 30 wakora iki? Ngiye kukwereka 30 ibyo ugiye kuyakoresha kandi ugatahana amafaranga kurusha washoye amafaranga menshi uri muri bizinesi nziza. Tugiye gukoresha bizinesi za make tuzigeranye n'umuntu wakoze noneho bizinesi za menshi, noneho turi umuntu ufite amafaranga n'indi. Wowe mushyashya kora subscribe kandi nguhaye n'ikaze, we twari dusanga ngo ni karibu kurikirana kino kiganiro. Ngiye kugereranya abantu ba make bakora bizinesi nkeya n'abakora bizinesi zihenze, turebe ese muri abo ngabo ninde ubona amafaranga, ninde muntu ubona amafaranga hagati muri abo ngabo. Noneho turebe ese izisuzuguritse nizo zigira amafaranga cyangwa bizinesi za menshi nizo zigira amafaranga. Tugiye gutangira gutya. Ngiye kuguha urugero. Mfite ibihumbi byanjye 30, ngiye mu isoko, nta kintu naranguye, ngiye mu isoko, ntabwo nikoreye, nta n'umuntu umpagaze hejuru, nta n'umuntu ndinze, nta n'umuntu dufatanije, ngiye ntwaye amafaranga yanjye ibihumbi byanjye 30. Ubikurikire neza. Ibihumbi 30 ninjya mu isoko, ngiye kuguha urugero, ninshaka ndajya mu bitoki cyangwa ninshaka ndajya mu nkoko, ninshaka ndajya mu ihene cyangwa ninshaka ndajya mu nkwavu, aho nshaka. Ariko noneho reka ngire gutya, reka mpere mu bitoki. Ngiye guhera mu bitoki. Mu masoko tuba turimo, abenshi bajya mu isoko nta kintu bafite, bakagenda bakabigura n'ababizanye, yajya mu isoko nakongera akabisubiza nta hari nyirabyo, kandi nawe yaje imbokoboko yitwaje amafaranga ye, yagera mu isoko akongera nawe agahaha, yarangiza kongera akabisubiza. W'icyapa nuko abonamo inyungu kuri bya bindi yaguze. Hari abantu bakunda ibitoki bino bya kinyarwanda, apana bino bya kizungu. Hari ibitoki bya kinyarwanda. Ningenda nkagura ibitoki, igitoki ndakigura 5,000 kandi icyo gitoki gifite ibiro 20 ndetse na 25. Ningenda nkakigura mu isoko nkagiterekaho, undi akazana ikindi nkagiterekaho, undi akazana ikindi nkagiterekaho. Si 30, ndagura ibitoki ndagura ibitoki 6. Ibitoki 6 nimbiterekaho ngaho, hari abantu baza kuza byanze bikunze badashaka bya bindi bya kizungu, bashaka bimwe by'inyarwanda. Uzacunge, abenshi bajya mu masoko baragenda bakabitega bakabigura gutyo, kandi ntabwo bahomba byanze bikunze. Nanjye niko ngiye kubigenza. Icyo gitoki kimwe ndagenda nkigurisha amafaranga 6,000 cyangwa se 6,500 cyangwa se 7, bitewe n'uko umuntu yaje nkamuhenda.
nanjye kuko nahenze ndashaka ugiye kuza kugura nanjye muhende. None igitoki kimwe nkifata amafaranga igihumbi kandi naguze ibitoki 6 bihwanye n'ibihumbi 30, simaze kunguka ibihumbi 6. Kandi bibaye mu gihe gito kimwe barakigura ngura ikindi. Buriya reka nkubwize ukuri, niba uwo munsi ncuruje ibitoki 12 ndatahana amafaranga 12,000. Iyo ni business ya mbere. Mu urugero nabahaye rwa mbere, reka njye mu nkoko. Ningenda nkagura inkoko z'ibihumbi 6 kandi inkoko imwe nayiguza amafaranga 6,000 kandi naguze inkoko 6. Buri nkoko ninshaka ngende nyifata amafaranga 500 cyangwa 1,000 kuko barayigura nongera nkagura iyindi. None umucuruzi uri kunguka amafaranga uwo munsi araba yashoye amafaranga ngaho. Nakubwiye ngo ibyamake, ibyo twita byamake, ibyo twita ko bisuzuguritse, nibyo bigira amafaranga kuruta watangira amafaranga menshi. Tangiza amafaranga make witegereza mutegereje kuzagira amafaranga menshi, hato ejo utazanayabura ngo wari utegereje igishoro cya menshi. Naho ngaho tudindirira, naho ngaho nibyo turi kuzira. Amafaranga yawe make yatangize duke ufite, nurangiza uzagera ku bya menshi kuko uzaba waramaze kumenyera iyi mihanda, uzaba umaze gucangamukirwa n'uko isoko rimeze, n'uko hanze amasoko ameze. Wowe tangiza ayo makeya ufite kandi nzi neza ko bizakunda. Reka ngo urugero rwa kabiri, rwa gatatu. Maze gucuruza inkoko, maze no gucuruza ibitoki. Ningenda nkajya ku nkwavu. Urukwavu rumwe rwiza rw'ibiro 2 ndagura amafaranga 6,000. Uzabicunge. Nindi ugura 6,000 nkagura inkwavu 6 mu minota 30 n'abandi nabo baraza bambaze, ese wabuze ko bari abantu ujya kugura na mu isoko biba ari ibyabo cyangwa babaje bakabigura mbere nabo bakabisubiza nyuma? Ubanza ubimenye neza. Abenshi bajya mu isoko nta kintu bafite, bakagenda bakabigura n'ababizanye, yajya mu isoko nakongera akabisubiza nka hari nyirabyo, kandi nawe yaje imbokoboko yitwaje amafaranga ye, yagera mu isoko akongera nawe agahaha, yarangiza kongera akabisubiza. Wicyapa nuko abonamo inyungu kuri bya bindi yaguze. Ningera nkagura inkwavu z'ibihumbi 6, ningura inkwavu z'ibihumbi 6 zikaba ari inkwavu 6, ninjya kuzicuruza ndagenda ndungukaho 1,000. Erega n'urugero ndi kuba hari n'igihe narwungukaho 2,000. None ninunguka amafaranga 1,000 kuri rukwavu si 6,000. None ibyo 6 nibucya mu kandi kanya mu yindi minota ko barugura nongera nzana urundi, gutyo nongeramo n'incuruza inkwavu 10 cyangwa 12 ndaba ntanye amafaranga ngaha. Kandi wibuke ko nta muntu n'umwe dufatanije, nta muntu n'umwe umpagaze hejuru, ye nta n'umuntu nanagujije, nta muntu uri kwaka inguzanyo. Ayo ni amafaranga yanjye 30,000. Nzajyana 30,000 ku isoko, nintaha nzatahana hafi 70,000, 80. Gute se? Kuko natangije aya mafaranga yanjye nayazunguje kandi nkongera nkataha, ejo nkongera nkasubira ku isoko. Ubwo buzima bwanjye nkabukomeza gutyo. Nuko nguko bamwe bakora, nuko nguko bakugombye gushaka amafaranga muri make ufite. None niba nazanye 30,000 haba ntanye 60,000, igihombo ni ikihe? Mbwira umucuruzi se ku munsi umukuye amafaranga, mbwira umucuruzi watinyuka kujya gukora ayo mafaranga. Ngiye guha urugero rwa gatatu, rwa kane. Ngiye gucuruza ihene, niba mfite ibihumbi 30 ndagenda ngura agashashi. Ningura agashashi cyangwa se reka mvuge ko nguze agasekurume gatoya ku 30. Nintugura 30, haruza kuza byanze bikunze arampa 35. Nakubwiye ngo bariyugura nabo mu isoko suko yari ibyabo, ahubwo nabo baba babiguze ku bandi hanyuma bagahindukira akabitanga kuri uje kugura. Ningenda nkagura ihene 30, haruza kuza muhende mu 35, nongere nguri yindi. Nawe aze mu 35 nongere nguri yindi. Umunsi uzajya gushira maze gucuruza nk'ihene 5 cyangwa 6 nunguka y'amafaranga. Byanze bikunze y'amafaranga ari kuwa kabiri. None ndahombye cyangwa ndungutse. Ese ko ntangije 30 umukira kuri y'amafaranga 30 ninde? Mu urugero ndi kuguha amakeya turi gutinya gutangiza niyo rimwe amafaranga kurusha ya yandi dutegereje ngo nitubana menshi ningo tuzatangira business. Nyamara uwatangije menshi ntabwo ari kubuka ya mafaranga 30, mu gihe wowe utinya gutangiza ibyo 30 ufite ngo bataguseka. Reka nkugire inama, ayo mafaranga ufite, ayo mafaranga ari mu mufuka wawe, ugenda uponyoraho, ukuraho 10, ukuraho 5, ukuraho 2, urya uvuga ngo ejo nzabona ndi, ejo nzabona ndi, ngo nzatangira business ariko nabonye miliyoni. Tangiza 30 ufite, ukora ibyo bintu nkubwiye bizakunda. None reka tujye ku mukire. Wari uzi ko umukire
igishoro niba yarashoye miliyoni cyangwa se miliyoni 2 atahakorera ibyo 30,000 bitewe n'aho ariho. Ngiye kuguha urugero, harya umuntu uri gucuruza kantine igira amafaranga, cyangwa se umuntu uri gucuruza boutique, sibyo? Ni urugero ndi kuguha. Cyangwa se umuntu uri gucuruza, mbega icyo ari gucuruza cyose 30,000 arabitahana gute se? Ni icyo ari gucuruza gituma abona amafaranga 30,000. Sinabwo uruhe urugero, mbuze urugero nafata kugira ngo rwumve neza. Umuntu uri gucuruza, reka mfate umuntu uri gucuruza, reka tuvuge umuntu uri gucuruza kantine, wenda tuvuge ko yacuruje injerekani y'amata, yacuruje teremusi 4 z'icyayi, yacuruje amandazi, yacuruje byo. Mbega kantine uko bisanzwe, injerekani y'amata nayo yungukaho amafaranga menshi, arayungukaho wenda amafaranga, reka tuvuge ko yungutseho 8,000 ni urugero. Injerekani y'amata, kandi ahantu bacuruje amata angana n'injerekani, aho hantu barakora ndetse binahangije. None niba acuruje injerekani y'amata agacuruza ipaki y'umugati cyangwa se ipaki y'irindazi y'amandazi, bungukaho amafaranga 100 cyangwa se 200, ni urugero bitewe n'uko angana. None nacuruza amapaki 20 y'amandazi, ubwo ni 2,000, akongeraho injerekani y'amata 8, ubwo ni 10,000, akongeraho akodesha inzu, ubwo n'umusoro urazamo, afite abakozi, umuriro, iki nakubwira. None ku munsi reka tuve kwingutse 20,000, ndakubwiza ukuri kantine yungutse amafaranga 20,000, umuntu aba ari umukire. Iyo kantine yungutse 20,000 aba ari umukire. Ariko twibuke ko niba yungutse 20,000, iyo nzara yikodesha, afite abakozi, yaguze amakara n'ibiki, hari ibindi bikoresho n'imisoro, hari ibindi bikoresho amafaranga menshi ashira muri ya kantine. Ugasanga nko ku munsi wenda asigaranye 10,000 cyangwa 12. None niba yarashoye miliyoni, akaba ashobora kunguka 12,000 mu mufuka we. Nashaka yuko 20,000 mu mufuka we, yewe nashaka yuko 30,000 mu mufuka we, ataniye he na wa wundi, ahuriye hehe na wa wundi watangije 30,000 uri gutahana 30,000 bye, cyangwa se atari 20. Urumva bahuriye? Umwe yashoye 20, umwe yashoye nako miliyoni 1 cyangwa miliyoni 2, byamuvunnye, ararahangayitse, azinduka mu gitondo cya kare, ntasinzira, abakozi bamwibye, yahombye, ibiki n'ibiki, mu gihe umwe wa 30 we yigenderanira amafaranga y'30,000, akajya ku isoko akagura inkoko 6 akaziterekaho, umwe akaza akuramo 1 ayungukaho 1,000, undi akuraho 1 yungukaho 1,000, akongera akagura indi, akabigenza gutyo. Ntahahuriye nawe ngo uhora uhangayikiye bizinesi ze. Nakubwiye turimo turagereranya uwatangije amafaranga make n'uwatangije amafaranga menshi, none uri mu nyungu n'ubuhe? Ese miliyoni n'ibihumbi 30, ibyo bintu wabigereranya? None se ukeka kuri umuntu wa miliyoni 30 ararasinziriye? Ntabwo tumufata nk'umubosi se? Niyo winjiye ubona ko winjiye ahantu hasirimu. Ariko wa wundi watangije twa duke afite, nagenda akagura za nkoko 6, inkoko imwe akayungukaho 1,000 zigashira, akongera akagura izindi, uzasanga atahanye 60,000 kandi yatangije 30,000. Ubwo muri make yungutse 30,000 bidafite credit, nta muntu yagujije, kandi bidafite n'ikibazo n'iki na kimwe. Nabura umukiriya muri za nkoko, wenda harasaguka 2, arayicyura, ariko ejo mu gitondo azayisubiza yahereho. Nta gihombo n'iki na kimwe uriya muntu yahura nacyo. Ariko wa wundi we ashobora kubura abakiriya, uyu munsi bakirwa bafunze, nko muri iyi minsi nta bakiriya bari kuboneka, amafaranga arimo arabura. Ariko uriya we byanze bikunze, kuko ibyo ari gucuruza biri mu isoko, n'ubundi haruza akabigura, byanze bikunze aratahana amafaranga. Wari uzi ko uriya muntu ujya kugura nawe igitoki nawe aba yakiguze? Wari uzi ko bamwunguye? Nukigura 5,000 nawe uzamenye ko yagifatiye 3,000 cyangwa 4. Nugenda ukajya kugura ikintu cyose ku isoko, uzamenye cyane cyane ku matungo cyangwa se ibintu by'imyaka mu isoko, uzamenye ko nawe arimo arabyungukamo ukorera biguza ahandi. Nakubwiye ngo ayo make ufite yakoreshe, uyitinya kuryama gutegereje ko uzashora menshi, ngo nibwo uzunguka menshi. Ayo make yisuzuguza, uri gusuzugura, wumva ko nta kintu yakora, ahubwo niyo afite umumaro muri kimwe gihe. Nda kugira inama, ayo mafaranga make yakoreshe. Nk'urugero nguhaye ngo
zinduka ujya ku isoko ugenda ugura ikintu nawe ugisubize, ntabwo uzahomba, ndakurahiye. Icyo koze nugenda ukagura ibintu byafunukujwe, urugero ntiwagenda ngo ufunukuze telefone ngo uyisubize ku isoko, ntabwo byakunda. Nugenda ukagura ikintu kivuye ku iduka ngo wongeye kugisubiza ku isoko, ntigikunda. Nukivana mu iduka ukagisubiza ku isoko, menya ko ugiye guhomba nka 50%, ntabwo yose uyabona. Wowe genda ugura ibintu by'imyaka cyangwa se by'amatungo, kuko uzi ko hari abandi baza bakabigura aka kanya, nurangiza nawe bisubize. Genda kugira inama wa musore we, wa mugabo we, wa nkumi we, wa mama we, wa musaza, wa mukecuru we unteze amatwi, wa mwana we, uri we wese, ndakubwira ngo amafaranga ufite witinya kuyatangiza ngo nuko ufite abantu muri guteretana, witinya kuyatangiza ngo nuko ufite abantu inshuti zawe babakire ngo bataguseka, witinya kuyatangiza ngo nuko uri mu muryango ukize ntacyo haburiye. Hari abantu benshi batinya gutangiza amafaranga bafite kubera imiryango bavutsemo yifashisha, akumva ko n'ubundi wabo bamurera bamugaburira, ejo mu gitondo azabyuka akarya, yenda bazamubakira n'inzu yo kubamo, byose abitegereze. Ariko tujye tumenya ko ubuzima bwose buhinduka, bucya havaho umwe. Niba uri umusore, ejo bundi uzaba uri umugabo kandi ukeneye kwikorera. Ntabwo uzahora utunzwe n'iwanyu, ntabwo uzahora uwagufasha ariko uwagufashaga akiri kugufasha byanze bikunze. Hari igihe kizagera wirwarize. Wabimenya nk'umuntu uri ku gasozi uri gushakisha amafaranga. Niba waratangiye gushakisha amafaranga, wowe rwana ku ruhande rwawe, wikorere, ushaka amafaranga yawe, wirwarize, umenye uko isi ihagaze, umenye uko ubuzima buhenze, umenye uko ifaranga rihagaze. Kuko gukorera amafaranga, umuntu wakoreye amafaranga 1000 wajya kubaza umuhinzi uzinduka mu gitondo saa 11 akaba ari mu murima, agataha saa 10 za nimugoroba atanye amafaranga 500, uriya muhinzi aba yavunitse. Buriya imirimo yose dukora yabageraga amafaranga, uriya muntu aba ari umukire. Uriya muntu uzinduka saa 10 akajya mu murima agahinga akageza nimugoroba, yarangiza bakajya bakamuhemba amafaranga 500, uriya muntu aba yavunitse. Nta n'umurimo n'umwe uvunanye ku isoni nk'umuhinzi. Ariko umuhinzi yaraguwe, ariko akihangana akavunika, ariko kugira ngo akunde abone 500 cyamutunga uwo munsi. Mu gihe ufite 30, wakagombye kujya mu isoko ukagenda ugatigita amafaranga ukayazunguza, ugatahana ibihumbi byawe 10 cyangwa se 30 cyangwa 20, ukagenda ukajya guhemba ba bahinzi, ukareba ko utaba umiliyoneri. Ubwo umuhinzi niwe wakorera 500, wowe nujya mu isoko ukahavana ibihumbi 10 cyangwa 20, ubwo uraba utahanye abahinzi bangahe? Nakubwiye ngo shirika ubwoba, wikuremo ubwo bute, wikuremo izo soni uri kugirira abantu bazaguseka, ubundi ko utazaba umiliyoneri. Ubundi duke nitwo tugira amafaranga, kuko turasuzuguritse. Nta muntu uzi ubwenge wize watinyuka kujya gukora ibyo ngibyo, ahubwo ajya muri bije z'amamiliyoni. Mu gihe hari bije za make, hari imishinga ya make, wakagombye kwikorera kandi ikagutunga. Wewe wambajije kino kibazo ngo urashaka ufite 30 urashaka gukora, gira ngo ndagushubije, kugira inama, genda ayo 30 ugende uyaguremo imari nkeya, uzisubize, zirashira, wongere ugure izindi uzisubize, ubundi ushishikare urebe ko ku munsi utazatahana abahinzi 10, utazataha umaze guhingisha abahinzi 10, kandi hari abandi bakiyaryamanye hahandi mu rugo ngo bategereje ko amafaranga azikuba kangahe bakabona igishoro bajya gutangiza. Abasore, aho ngaho niho turi kugwa, nicyo ngicyo turi kuzira. Dutinya gutangiza ya make dufite ngo bataduseka, nyamara nicyo gishoro cya mbere cyagufasha kandi cyakugirira umumaro, cyakugeza ku cyo wifuza kugeraho, cyakugeza ku nzozi zawe wifuzaga kuzageraho. Witinya. Amasoko menshi tuyarayarema, hari n'abagenda bakirirwa bayahagazemo, ntabwo ari kugura, nta nubwo ari no kugurisha, no gutembera gusa. Akajya ku isoko umunsi ugashira, umwa kabiri ugashira, niko ari gutembera mu isoko, ubuzima bukaba ubwo ngubwo, kandi umuntu ugategereje kuzagira business azakora akabona amafaranga. Nababwiye ngo nta muntu watunze miliyoni utarabanje gutunga igiceri cy'ijana, ntawubaho. Nta muntu uzanatunga miliyoni 10 utazabanza gutunga igiceri cy'ijana, nta rwose. Amafaranga make watangiriyeho, niba ufite ibyo 30 cyangwa ufite 5000, ntabwo wabibonye utabanje kugira ibihumbi 10, ntibishoboka.
ayo make watangiriyeho niyo yakugejeje ku rugero rwo hejuru. Rero niba ufite ibihumbi 30, nutangira gukora mu gihe gito uzaba ufite ibihumbi 100, uzakomeza ugere kuri miliyoni, ejo bundi uzagera miliyoni 10. Uko ubuzima bwisunika niko uzagenda ugira amafaranga. Ariko niba uyagira uyarya, nanda zaza uyarya, nanda zuyarya, nanda zuyarya, kandi umutwe harimo umushinga ngo ngiye gutangira business nkorera amafaranga, ubuzima bwo ngubwo ntabwo uzahora muri ngiye. Nukora gutyo uzahora muri ngiye. Uzatangira mu mutwe wawe, uzagira imishinga utarayikora uri umusore, uba umugabo ugira imishinga ntuyikore, kandi uri umugabo wongere gutyo urundi umusaza ukivuga ngo mfite umushinga. Buri umusaza w'umukene cyangwa se umuntu uri mu bukene, byanze bikunze iminsi yisunika afite imishinga yo gukora. Reka mushimire rero, ndizera ko nkugiriye inama, mugiriye business watangiza amafaranga makeya ufite. Nizere ko wakoze subscribe, ubundi genda ubitangire, kandi niba wumva bikunyuze andika muri comment unshimire, kandi nzi neza ko bizakunda. Rero uri umuntu w'agaciro, ndagushimiye, nakagaruka. Murakoze.